je nkunda umuntu nswera kanyaza kancumita ubundi amazi yayamena nanjye nkayashora. Nshuti bakunzi ba Gutya TV nongeye kubasuhuza umwanya nk'uyu nguyu tugiye kongera noneho kuganira ku bintu bitandukanye ewana by'uburyo umugore ashobora guhigituma umugabo neza akamuswera akamunyinyira. My God, noneho agahita yumva isageze munini y'ubutamu gusa. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV reka nkubwire ngo birashimisha cyane iyo uri gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina uri kumwe n'ugukunda nawe agukunda mwiyumvanamo mwese mwumva santima ziri ahantu hafi atari ibintu bimujya kwishakishamo cyangwa se buri wese ngabanze gutekereza uburyo yabasha kuba yahita yishyiramo undi. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV mwari muri kumwe nanjye kuko ngiye kubabwira uburyo umugore agomba gutanga igituba neza akagiha umugabo akamuswera akamucumita akamunyaza ewana ubundi hasi hejuru yaba ari amavangingo yaba yiki ewana agacumita amazi agira ati anyobagurika. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV niyo mpamvu mba mvuga nti mu gihe wageze kuri channel yitwa Gutya TV ukaramuka ubonye akabara k'umutuku kanditseho subscribe ntabwo ugomba gucikanwa n'icyo kintu. Ugomba gukanda ako ga subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose kigiyeho ujye ubasha kuba uwa mbere mu kukibona. Okay, twagiye. Nshuti rero bakunzi ntagira ngo duhere kuri iki kintu cy'ingenzi. Ndagira ngo nganire n'abagabo nganire n'abagore kuko iki kintu noneho twese kiratureba. Hari uburyo ubugiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina noneho sasa wajya gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugasanga hari umwe uguha umuswero neza fresh umwe akagucumita imboro bya danje noneho akaba ari n'undi uguha igituba ukumva guha igituba yirekuye cyangwa se wenda hashe nakanyukumva igituba ewana asa nkahagihejeje. Uri kubyumva neza rero nshuti bakunzi ba Gutya TV ndagira ngo mbanze mere ku mugore wa mugore wabuze uburyo ushobora kuba wahigituba umugabo akarushaho kuryoherwa. Wabuzi uburyo ugomba kumunyongera cyangwa uburyo ugomba gufata imboro yafashe umurego ukayinjiza mu gituba neza muri kakanya ewana umugabo arimo arayishyiramo ugahita ubona neza mu mutwe bise bindi acanganya ikibukuru. Ibyo nibyo ngira ngo nkwigishe ku munsi wa none. Ibyo nibyo ngira ngo twiteho ndetse n'undi mugore mugenzi wawe w'inshuti yawe ujye ugerageza kukimuganirizaho anakirebe kuri Gutya TV nibinaba ngombwa mu gihe uri kumwe n'umugabo wawe nijoro muryamye. My friend murebe Gutya TV murebe buri kiganiro cyose kizaho murebe uburyo mugomba kujya munyinyirana neza fresh. Ubundi bimaze kumenyekana neza ko akenshi ugiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina karesi ari ngombwa. Ibyo ntabwo nshaka kubigarukaho n'ibintu tumenyere nabibigishije bihagije. Nimba utarabibona ukurikire ivideo zose ziri kuri Gutya TV urazisangaho. Mu gihe rero wamaze kugera neza mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina nimba uri umugabo imboro yawe yahagaze neza fresh yumva yuko ishaka guswera nawe nimba uri umugore wumva igituba cyawe cyamaze gutota ewa hamwe umugabo akoraho kumva kirimo kirinyereza. Niyo mpamvu ngiye kukwereka uburyo ugomba kuzinjizamo imboro mu gituba nawe wa mugore ukamenya uburyo ugomba kwakira imboro mu gituba ukamenya ngo se imboro ningira mu gituba ndiyameniyane ndayakirane ese ndayikaragira akanyobwa ite kugira ngo ewana nyumvishe ubutamu ku buryo uhita yumva igituba cyanjye ari icyambere. Ugomba guharanira guhigituba umugabo ku buryo isaha n'isaha niyo yajya guswera handi yatavuga ati umugabo wanjye cyangwa se umusheri wanjye niwe ufite igituba naho abandi bose barabeshya. Uri kubyumva? Niyo mpamvu rero sasa ngira ngo noneho nkwereke we wa mugore we birashoboka yuko ushobora kuba ugiye kurongora n'umugabo wawe reka mere ku mugabo abaye ari hasi wowe ugiye mugiye guswerana umuri hejuru. Muri kwa kuba umuri hejuru ikintu ugomba gukora ni igiki ugomba ewana kumujya hejuru wamurengeje akaguru kawe neza fresh noneho sasa muri kwa kumujya hejuru par exemple uri kubona wenda uyu ni umugabo uri hano none uko nguko ari hano urabona we wamajije kumugeraho mu kumugeraho imboro yatangiye kwinjira he mu gituba. Wowe ikintu ugomba gukora mu gihe wumva yashyuka ugomba kubanza gukora ibishoboka byose ku buryo ewana ugenda umanukira ku mutwe w'imboro wongera uzamuka utaramura kugira utaramura gushyitsamo igituba ngo imboro yose ijye mu fresh oya. Burya akantu gakunde kuryohera abagabo cyane iyo umuswe agaswero kagake ariko akenshi ukibanda ku mutwe w'imboro. Uriya mutwe w'imboro my friend ni wowe utuma umugabo yumva uburyohe niho hantu hatuma ewana yumva kunze igituba bya
atari ku buryo ashobora kuguswera cyangwa ukamwisweresha. Erega natwe tugomba kubaswera kuko nimba ari hejuru uri hejuru we ari hasi ugenda umunyinyirira my friend urimo ugenda umuswera. Rero sasa wowe mwereke difference yuko nawe ushoboye. Hari ahantu wiyaminiye kuko ushobora kuzana wigize bazanga yahura n'umwana uzi gukaraga kanyobwa neza fresh ugasanga arakweguje. Sibyo niyo yaba gukunda nimba iyo yaba yaragukoye kajana utazi kumuha umusondi neza n'ubundi nta kintu ibyo ngibyo bimaze. Rero ikintu nari ngiye kukubwira ni iki ngiki, mu gihe wamajije kugira gute kuyicaraho, ikintu ugomba gukora ni ukugenda uyimanukiraho gake gake, ukajya ugenda uyimanukiraho gake gake pore pore, ugenda wongera uyizamukiraho ukibanda kuki kuri wa muntu w'imboro. Noneho hari uburyo ugomba guswereshaho umugabo, ukamusweresha umuri hejuru usa nkaho imboro ye ugenda uyinyonga, ariko muri kwa kuntu ugenda uyizamukiraho ugasa nkaho uyizamukiraho uri kuyikubita icyubiko. Par exemple urabona nko ngukomeze, urabona nimba nyine wenda ubu ngubu reka mvuge ko nyicariye, ubu umugabo wawe ari hano ugasa nkaho n'undi urimo uramukarisa cyangwa se urimo uranamurya iminwa. N'urugero ugomba kugira nimba wenda ubu ngubu irimo ukagenda uyizamukiramo, noneho wajya kuyikuramo ugasa nkaho ugenda wigize imbere gutya. Kwa kundi ugenda wigize imbere ugenda uyizamukiraho ariko ukumva ko umutwe wayo uri kuwunyira fresh. Uko ugenda uyikubaho gake gake, ntabwo nkubwiye ngo ugire cyane, wowe ugomba kuzajya ubikora gake gake. Uko ugenda ubikora gake gakeya niko imboro igenda kuba kugituba, umugabo ahita atangira kuryoherwa, nawe nyine waryoherwa wumva bitangiye kuza fresh, ukajya noneho ugenda wongeza agacumi tukagasweruka gake gake kugeza ubwo nyine hahandi haza ugahita utangira kumukubitira agacumi tukadanje. Sibyo, ntabwo nshaka kubikorera aha ngaha, ariko nababwiye ko one day hari igihe nzazana umwana dukomane bya nyabyo, noneho muhite mubona muhite mubona Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo, dore ko ibyo byo byakemutse kera ku batumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Super Stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango, uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa. Nimero yacu 0790 04 59 63 2. Cyangwa se wenda n'umugore wawe aruhavu, ibyo ngibyo nabyo birashoboka. Ikintu ugomba gukora ni iki, mu gihe ubona nyine yagucumise kandi wumva waryohewe ukabona atangiye gucika imbaraga, hari uburyo ubu uryamye gutya umugore ugasa nkaho umushyira gutya hejuru, urumva ukajya urute ukajya nawe umucumito y'umuzamura ukagafata gutya fresh ukajya nawe umukubita agacumito nagatubuka karegerezaho neza. Hariya rero umugore nawe arijya ahita guhengekera agataguha agahanda ukubitamo imboro, wamara kwikubitamo my friend akumva neza imboro ya yaba ari rwoga amabone yaba ari icyo akumva yamukubisemo neza fresh. Ubwo ni uburyo bwa mbere nari mbanje kukubwira we mugore ugomba guhama igituba umugabo. Reka noneho ngaruke ku yindi ngingo ho gatoya. Hari n'ubundi buryo imboro yinjiramo umugore ari hasi cyangwa se yicaye, ibyo ngibyo birashoboka. Ngiye kukwereka ubundi buryo noneho rero sasa umugabo azinjiza imboro mu gituba mu gihe umugore ari hasi. We wa mugore nimba uziko uri hasi ukabureba umugabo wawe yashyuka, wenda umugabo reka mvuga yuko ari bugiye kuguswera, sibyo? Nimba umugabo rero sasa agiye kuguswera, ikintu ugomba kumenya ni igiki. Ikintu ugomba kumenya nuko mu gihe akugiye hejuru ashaka kwinjizamo imboro, wowe uzirinde guhita ugirite kumwereka ko ufite ifemba yacyo cyane gakizamo ngo uhise ngo uzane iby'imbaraga hoya, kugira ngo udahabwa umuswero mutanarangiza va mutarumva icyo gukora.
banza ewana akaguru kamwe gashyira hariya, muri kwa ugashyira hariya ayishyiremo ewana use nk'uzamura amaguru gake, cyangwa se ugafata, hari n'ukuntu ufata utuguru gutya umugabo akayinjira munsi, cyangwa se amaguru gasito uyatandukanya, sibyo? None wamara kuyatandukanya akinjizamo imboro, nuko akundi agenda ayishyiramo bitewe nawe n'agashyukwe uba ufitemo ukuntu, nibwo uhita utangira kugenda unyongera hasi hejuru, ukajya ugenda uyishyiramo, uko yishyiramo gake gakeya ewana umugabo nawe akagenda ashyiramo imboro gake yayo noneho sasa yumvishije ashaka yuko umunyongera fresh. Noneho sasa reka ngiye nkwigisha, uzafata akaguru kamwe ugashyira hasi, akandi kaguru kamushyire ku rutugu, noneho kwa gucumita ubwonko bw'icyo gihe uhita umuha uruhande rwa hangaha rwo gucumita, wakumva hangaha yanogeje neza fresh ugahita umuhindurira, no muri kwa kumuhindurira nawe ukajya ugenda umunyongera, waba uri n'ikigore cyangwa uri n'icyanga kimeze neza giteye neza, akajya acumita uhita umutosa amabyi, acumita uzimumenaho ewana gutyo pole my friend, hahandi noneho ahita yumva aryohewe, nawe igituba cyawe kiba cyoroshye, ugahita utangira kumukoresha uduposteri nka senkari, ku buryo iyo turu umva arayiguswera. Wallahi iyo umugabo yaguswe neza fresh uruzungu ahita aryama agasinzira, kandi nawe uhita usinzira ukumva uraruhutse neza. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo niba ukajya mucikanwa na Gutya TV yaziye igihe yaje ije kwigisha ibintu byinshi abagore benshi kumva ko ajya kubona ukabona umugabo yaguciye inyuma ngo umugore wanjye ngo ntagaze kuma igitwa ngo ntaga ndyohereza, ariko ni gute utadyohereza umugabo wawe nkaho uba wabuze ikibundi kwanza. Gutya TV irabikwigisha ko kababereho kukubwira buri kimwe cyose, nta mpamvu nimwe, sibyo? Wowe wanajya uhigita uwo mugabo mukaragira akanyobwa hasi hejuru, nubundi nta myaka 100. Reka nkubwire ngo kora subscribe, like and comment zanyu turazikeneye kugira ngo tujye tubasha kumenya ibyo tubasobanurira, icyo utazi ubashe kukibaza muri Inzahura Buzima Company Limited, ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Superstamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije, twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake, yewe n'iby'amavangingo, dore ko ibyo byo byakemutse kera ku batumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Superstamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango, uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani ku wayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa. Nimero yacu 0790405963 2.